Hello guys, hello my people, ndabasuhuje ni Inox Films nk'ibisanzwe. Njye mwumva kuri micro ni Defects. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo n'ibiganiro bindi bisanzwe bizaducisha ngaha ugira bibona. Ariko by'umwihariko niba ubwa mbere uhageze ukora subscribe kuko abahageze mbere bo barangije kutugaragariza ko turi kumwe naho agaciro nawe rero kugira ngo agaciro cyane cyane kuri twe, maze wibuke gukora like, share and comment niba video yacu wayikunze. Hanyuma rero tutabatindiye, ni ikiganiro cyacu tugiye kwibandaho, ariko mbere yuko ntangira reka tubanze tuvuge kuri aka kantu. Guys, niba uri kureba iyi video umbabarire uyirebe uyitangiye kugera irangiye kugira ngo uze kumva ubutumwa burimo, hanyuma nawe ukomeze utubwire ese we uri kubibona ute, urabyumva ute. Okay, hari igihe bitwara imyaka n'imyaniko kugira ngo umuntu ave mu mwaka agere mu mwaka ubuzima bwe buzahindukiramo. Ese nabyo nibyo we urabyumva ute, we ubibona ute? Nk'abantu mudukurikiye mutwandikira muri comment mutubwire uko muri kubyumva, hanyuma nimumara kutwandikira muratubwira ngo njye nabyumvise gutya, wenda niba wowe hari ukundi kuntu bizi uratubwira. Niba nanone hari igitekerezo waduha muri comment rwose ni karibu. Buri muntu wese turagira ngo uyu nguyu ubu umwanya we kugira ngo nanone buri kimwe cyose kijye tujye duhana ibitekerezo umunsi ku munsi. Nk'uko mubizi rero, hari igihe usanga umuntu yicaye akavuga ati okay, njye ubuzima burandambiye, njye Imana yaranyibagiwe. Ariko mu by'ukuri njye nahamya ntashidikanya ko Imana ntabwo iba yarakwibagiwe, ahubwo ni uko igihe cyawe kiba kitari cyagera kugira ngo nawe ubuzima bwawe buhinduke. Ubu ngubu umuntu iyo asubije amaso inyuma arareba akavuga ati uyu nguyu ni role model wanjye nkurikije uko yatangiye n'aho ageze. Mbese ukabona ko nawe Imana itakwibagiwe, igihe nyine kiracyahari, igihe ntabwo kirarenga. Kuko iyo utekereje nawe hari benshi ubona okay, hari abo mwari mungana, hari abakurutaga ariko batagihari, ariko kuba ugihari ntekereza ko ni igihe cyiza nawe cyo kwitekerezaho ukavuga ati ese ubundi ngiye ko nkiriho byibuze njye ntacyo nageraho, ahubwo ugakora cyane kugira ngo nawe ugire icyo ugeraho. Hanyuma rero nujya gufata umwanzuro ujya kuvuga ati dore abenshi bajya bavuga ati njye Imana yaranyibagiwe reka niyahure ubuzima burandambiye. Hanyuma nujya gufata umwanzuro ujye wibuka cyane cyane nko mu buzima wabayemo ubwo urimo ubu ngubu, hanyuma uvuga uti ese ubundi byo ubigereranye, mbese uvuga uti ubu buzima nta ribi, kugira ngo ufate umwanzuro ufatika. Kuko niba bavuga ngo hari igihe bifata igihe runaka cyangwa se imyaka myinshi kugira ngo uru muntu agere mu mwaka ubuzima bwe buzahindukiramo, bivuze ko abantu benshi ntabwo bose uko babyifuje ariko byahita biba, ahubwo haba hari igihe cya nyacyo cyo kugira ngo bya bintu bijye mu buryo. So rero niba hari urwego rumwe ushaka kuvaho ukagera ku rundi, kora cyane nk'aba content creator. Reka mvuge kuri abo ngabo, nabo hari igihe uploadinga video ukabona igize utu views, reka mvuge views kuko ziba zavunnye, ariko reka hari igihe ugira views ugasanga uploadinze video ukagira views zitarenze 100, ugahita ucika intege ngo nge channel yanjye ifite ikibazo. Ariko burya ntabwo ari uko iba ifite ikibazo, ahubwo ni ukubera ko hari igihe uba wayishyizeho mu gihe kitari cya nyacyo, hari igihe uba wayishyizeho ariko ukayishyiraho idafite ishusho ryiza nk'iri ngiri muri kubona aha ngaha. So guys, niba hari urwego rumwe ushaka kuvaho ukagera ku rundi, gerageza ukore cyane kugira ngo ejo bundi mu minsi iza nawe uzabone resulta nziza. Niba udukurikiye ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, wibuke gukora like, subscribe, share and comment kugira ngo umunsi ku munsi tujye kutumenya ko hari ibitekerezo byanyu biri kutwubaka ndetse natwe ibyacu bikabubaka. So rero reka tubabwire ko iki kiganiro cy'uyu munsi bakita
nabyo nibyo. Hanyuma niba wagikunze utubwire, kuko ikiganiro cyacu kizajya gitambuka kenshi gashoboka kuri iyi channel yacu. Hanyuma rero nawe niba wumvise hari icyo bikumariye, wibuke kudukorera share. Hanyuma guhera uyu munsi mukibonye, n'indi minsi iri imbere muzajya mugenda mukibona kenshi gashoboka, kugira ngo tuve ku rwego rumwe n'ubundi nk'uko twabivuze tugere ku rundi rwego. Rero mwibuke kutubwira muri comment ko mwabibonye. Niba hari ikibazo mwabonye muri iyi video mutubwire, natwe turi ready kugihindura. Hanyuma niba nta kibazo mwabonye, muze kudukorera like kugira ngo tubone ko twari kumwe igihe cyose. Hanyuma ibindi byo akagaruka, muze kwibuka gukora subscribe kuri channel yanyu bita Inox Films. Ngiye twari kumwe n'ibisanzwe ni Defects. I love you.